dutangira gufilm kacu kuri munsi rero batwereka umukobwa uri mu cyumba ari kwitegereza ikanzu y'ubukwe. Ubwo muri ako kanya gatimva umuntu arakomanze arangije agatayishyira hirya agahita amuhereza karibu ndetse akanamubwira ko hari habuze gato ngo asange rwose ari kuyigera. Ubwo muri ako kanya umusore ubona ko rwose yari umukunzi uhageze agakomeza kumubwira ko ibintu babihagarika. Ubwo umukobwa ati duhagarika si bike ubukwe bwacu ariko wari uri gukina. Ubwo umusore ati ntabwo rero ndi gukina, agakomeza kumubwira ukuntu rwose bagomba kuba babihagarika. Ati iyo ntekereje rero ku mubano wacu nkatekereza ku bintu byose. Ubwo umukobwa muri ako kanya agategira ngo hari umusore ni stress afite kuba bategura ubukwe, ubona ko bari bafite ubukwe mu minsi iri imbere. Agakomeza kumubwira ati nimba ari stress rero abantu bose barabigira cyane cyane iyo bitegura ubukwe nkatwe. Ubwo muri ako kanya umusore agakomeza kumubwira ko ibyo ngibyo atari stress afite, agakomeza kumubwira ko bahuye kera rwose bakiri batoya. Ubwo umukobwa ati uravuga se tugifite imyaka 15? Ubwo umusore ati yego rwose tugifite imyaka 15, none aka kanya ntabwo tugifite imyaka 15, aka kanya twarakuze. Muri make ari kumubwira ko kuba baba bari kumwe ari ukubera rwose ubwana bwabo cyangwa se ari ukubera bari bagifite imyaka mikeya ko batari bazi ikibi n'icyiza. Ubwo umusore agakomeza kumusobanurira rwose impamvu batagomba kuba babana. Ubwo umukobwa agatabona hari umusore ntabwo amukunda, arangije agatamubaza ati none se ntabwo nkunda? Ubwo umusore agatamubwira ikintu cyamubabaje ati ntabwo rero mbizi neza ko nigeze mbikora. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane rwose akabona hari umusore byanga bikunda muca inyuma, arangije agatamubaza ati none se waba unca inyuma? Ubwo umusore ati ntabwo rero nguca inyuma, ntabwo bimeze nk'ibyo ngibyo, ariko akamubwira ko hari undi muntu rwose asigaye areba muri ino minsi. Ubwo umukobwa agatamubaza igihe gishize areba ngo uwo muntu. Ubwo umusore ati nameze rero makeya ntabwo ari igihe kinini. Agakomeza kumubwira ko we rwose n'uwo muntu agatamubwira ko ari Julia, ko ibintu byose biba bimeze neza. Ubwo umukobwa ati none se ibintu bimeze neza gute? Twatanze invitation, amafaranga yose twarayishyuye, ibintu by'indabo byose twarabiteguye, none uri kuvuga ngo bimeze neza? Ubwo umusore ati ndabizi rero, ariko agakomeza kumubwira ko aka kanya niba batabikora ko bazarangira rwose n'ubundi babikoze. Agakomeza kumubwira ko adashaka ko yamubabaza bahana divorce cyangwa se gutandukana byemewe n'amategeko nyuma y'uko basezeranye. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane rwose, umusore ubona ko ari seriye. Agakomeza kumubwira ko aka kanya n'ubundi akeneye n'impeta ye ya nyogokuru rwose yamuhaye, ubona ko ari yayimuhaye ariko byamuporopoza ataravuga byinshi. Umukobwa agatamubwira ko yasohoka. Ubwo umusore agiye kuba yamubwira rwose amwihanganisha. Umukobwa ati nakubwira rero ngo sohoka, arangije agategenda rwose akamusohora, ubona ko yari amurakariye cyane. Umusore arangije agahita agenda, umukobwa agasigara hano ubona ko ababaye cyane rwose, arangije akagenda. Ukuntu yiteguraga ubukwe none aka kanya umusore akaba amuhemukiye, arangije akaza akicara ku buriri akagerageza kuba yarira atekereza no kuri wa mukobwa rwose ngo amurutishije ngo bita Julia. Ubwo muri ako kanya rero agatafata telefone akareba ifoto y'umusore kuri Instagram ye, agatabona rwose wa mukobwa yaramuhayikinze, arangije agatangira kuba yamwitegereza ukuntu rwose ari we umwiciye umubano cyangwa se urukundo rwe. Arangije nta kindi yakoze rero, yahise yunguka igitekerezo ari kwitegereza ya foto, agahita akora logout account ye ya Instagram, arangije agahita akora indi account. Ubona ko atari afite umupango uri mwiza, agahita akomeza kwivugisha ati noneho Julia reka tumenyane kano kanya. Uko igihe cyakomeje kugenda rero wa musore ndetse na wa mukobwa ubona ko bishimye, ubona ko rwose urukundo rwari ruhari hagati yabo. Umusore agiye kugenda, umukobwa akomeza kumubwira ko atazibagirwa gahunda bafite muri weekend yo kuba yasangira n'umuryango we. Ubwo muri ako kanya umusore agakomeza kumubwira ati yego rwose nta kuntu nabyibagirwa, ndabyibuka cyane rwose kandi ndagusezeranya ko nzahagera. Arangije agatagenda, ariko ataragenda agahita agaruka rwose akamusezera, ubona ko nyine urukundo hagati yabo rwari ruhari. Ubwo muri ako kanya amaze kugenda, umukobwa agatimva kuri telefone yakiriye aka message, arangije agahita agenda arebye iyo message yari yakiriye, agatabona rwose ni umuntu atazi, akamubwira ko amufitiye ibanga. Umukobwa akibitekerezaho agatimva kandi ka message karaje, arebye agatabona wa muntu yongeye kumwandikira ko ibanga amufitiye ari irijyanye n'umukunzi we. Agakanya bari kumwe bitari yama muri make ariko avuga wa musore. Ubwo muri ako kanya ataramusubiza, agatabona indi message iraje imubwira ko uriya musore bakundana katigeze arekana na ex we cyangwa se n'umukobwa bahoze bakundana bari bagiye kuba bakora ubukwe. Ubwo muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguwe cyane, akibitekerezaho agahita yumva akandi ka message karaje, arebye n'ubundi message ije, agakomeza kumubwira ati ntumwizere rero aka kanya mfite ibimenyetso. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane yahise amuhamagara, arangije agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero inzu wari we cyangwa se ahantu iherereye, ariko ataravuga byinshi. Wa mukobwa agahita amukupa, arangije agahita amwohereza indi message avuga ko aka kanya ariko we yavugana nawe kuri telefone. Ubwo muri ako kanya umukobwa ubona ko atunguwe cyane rwose, ubwo wa musore we yari afite ahantu agiye kuba yakwigendera. Agatabona wa mukobwa wa mukunzi we rwose bitosera aramuhamagaye, umwe bari bagiye kubana, arangije agahita amubwira ati
none se aka kanya kubera icyo umpamagaye koko, ubwo wa mukobwa nawe akamubwira ko yarashaka rwose kuba yamenya ukuntu ameze ndetse banaganira. Ubwo musore akamubwira ko nta kintu cyo kuganira aka kanya. Ubwo mukobwa ati we kugira nkaho rero aka kanya tutakundanye, agakomeza kumwibarishwa ngo uwo mukobwa rwose wundi ibijyanye nawe. Ubwo musore agahita amubwira ubona ko atazi umupanga afite, ati uwo mukobwa rero yitwa Julia kandi ikirenzeho umubano wanjye nawe rwose ari kuba wabasiriye cyane. Ubwo mukobwa ati weho rero nta bintu bya seriye byawe, nimukire kumucyurira ko aka kanya nawe wari ureseriye. Ngo muri ako kanya musore agakomeza kumubwira ko nimba ibyo ngibyo bimuhamagariye akagiye kuba yamukopa kano kanya. Ubwo mukobwa agahita akomeza kumubwira ati none se we kugira nkaho rwose tutakundanye, agakomeza kumubwira ko n'impamvu yamukundaga cyane ari we yahaye ya mpeta ya nyogokuru we, ubona ko rwose ari impeta y'umuryango. Ubwo muri ako kanya musore yumvisha avuze ibijyanye n'impeta, agakomeza kumubwira ko aka kanya ikeneye cyane. Ubwo umukobwa ubona ko yari yatangiye kuba yaba umuntu mubi, agahita amubwira ko aka kanya ya mpeta yayibuze. Ubwo umusore ati nimba rero warayibuze, agiye kumubwira ngo nayireka. Umukobwa agahita amubwira ati noneho rero aka kanya rwose undi muntu uri kumuhamagara ku wundi murongo, reka ngende kumwitaba. Arangije agahita amukupa, ubona ko rwose yari atangiye kuba yakinisha wa musore. Ubwo ibyo ngibyo yabivuze byose ari kwitegereza ya mpeta umusore yari ari gushaka. Ubwo umukobwa muri ako kanya amaze kuvugana na wa musore, ubona ko yageze umujinya kandi nawe ashaka hari kuba yamutandukanya na wa mukunzi we kugira ngo azamugarukire. Uko igihe cyakomeje kugenda rero umusore yakomeje kugenda, umusore yitaye mu rugo ku mugoroba akaza rwose asuhuza wa mukobwa. Ubwo nawe akamusuhuza ubona ko urukundo rwari ruhari, ariko ko yatangiye kumukeka. Umusore amaze kugenda rero asize telefone hano, wa mukobwa agahita agenda akareba ko umuntu bavuganye, agahita abona ni wa mukobwa koko Sara. Arangije umusore amaze kugaruka, wa mukobwa agahita ashyira telefone hirya, ubona ko yatangiye kuba yamukeka. Ubwo umusore we akaza rwose akifatira ibiryo, ubwo umukobwa we agahita asigara hano, ubona ko atangiye kuba yagira ikibazo. Bagiye kuburya rero umukobwa ubona ko yakonje, umusore arangije agahita amwitegereza, agahita amubaza rwose ikibazo afite cyangwa se impamvu ameze gutyo. Ubwo umukobwa arangije agahita amubwira ati none se ugeze uvugisha Sara uno munsi? Ubwo umusore ati Sara ataravuga byinshi, agahita amubwira ko yabibonye kuri telefone ye. Ubwo umusore ubona ko atungwa cyane, agahita akomeza kumubwira ko uwo mukobwa rwose yamuhamagaye cyangwa se umukunzi we yamuhamagaye atazi ahantu avuye. Agakomeza kumubwira amwireguraho ko kuva batandukana nawe atari yongera kuba yamuhamagara na rimwe. Ubwo umukobwa ati sawa rero, ariko ubona ko atamwizeye. Ubwo umusore muri ako kanya agakomeza kumubwira ko we n'uriya mukobwa batandukanye kari ibya kera, kaka kanya rwose ari we uri kwitaho kano kanya, ari gufite agaciro imbere ye. Ubwo umukobwa ari kubyumva, wa musore agakomeza kumubwira ko aka kanya nubwo ari vuba cyane ariko amukunda cyane. Ubwo umukobwa nawe amaze kumva umusore amubwiye gutyo, nawe agahita amubwira ko amukunda, ariko ubona ko ababaye cyane ko yatangiye kuba yagabanya icyizere yamuherezaga. Arangije agahita yifatira ibiryo agahita agenda. Amaze kugenda rero wa musore agahita abona wa mukobwa n'ubundi aramuhamagaye. Arangije agahita amwitaba amubwira ko aka kanya amubwiye ko atazongera kuba yamuhamagara. Ataravuga byinshi rero wa mukobwa agahita amubwira ko impeta yayibonye. Ubwo umusore ati wayibonye se? Agahita yibagirwa ibintu yari amaze kumubwira cyangwa se ukuntu yari amaze kuba yamurakaza. Arangije agahita amubwira ko nimba yishaka kano kanya yaza rwose akayifata rino joro. Ubwo umukobwa muri ako kanya agarutse muri salo, agahita abona umusore agiye atanariye, ubona ko umukobwa yatangiye kutamwizera kano kanya. Ubwo umusore nawe agakomeza kugenda amubwira ko afite ikindi kintu cy'ingenzi agiye kuba yakora, kandi yaragiye kuzana ya mata rwose, ubona ko ahari yaragiye kuba yayihera n'umukobwa. Ubwo n'umukobwa nawe akamwitegereza rwose, nta kindi kintu yamubwiye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda, bagahita batwereka umusore ageze kwa wa mukobwa. Arangije agahita amubwira ati unyihanganira cyane rero, noneho uraza kunyica. Ubwo umusore ati none se byagenze gute? Ubwo umukobwa akamubwira ko rwose impeta yayibuze, ko yikubise mu itiyo y'amazi, irangije igahita imanuka hasi. Ubwo umusore agahita agenda rwose agiye kureba ngo ahantu yamanutse, agahita abona hari umukobwa ariko we yamubeshya ati none se uri kunyinisha koko? Ubwo umukobwa agakomeza kumubwira ko nawe byamubabaje cyane, ariko aka kanya atagomba kuba yagira ikibazo, kaje mu gitondo azahamagara bamwe bakora amazi bakabasha kuba bayimushakira, noneho akazahita amuhamagara akaza kuyimuhereza. Ubwo umusore ubona ko atunguwe cyane kandi ababaye. Umukobwa agahita amubaza rwose ikindi kibazo afite, umusore agahita amubwira ko wa mukunzi we bari kumwe aka kanya yamenye ko yavuganye nawe. Ubwo umukobwa ati nyihanganira cyane rero, ntabwo nashakaga kuba nateza ibyago, ubona ko ahubwo yabishakaga cyane. Ubwo umukobwa amaze kumubwira gutyo, umusore agahita amubwira ko aka kanya yagenda, ko nta kundi kahari bizagenda neza. Ubwo umukobwa ataragenda rwose agahita amuhamagara amubwira ko atagomba kuba yagira ikibazo, kaje umuntu rwose azaba yahamagaye nayibona kazahita amuhamagara. Agahita amubwira ati sawa rero tuzabona n'ejo. Arangije agahita amuhereza akabiza amusezera. Ubwo muri ako kanya umusore arangije agahita agenda nta no kumusubiza, ko mu mukobwa ibyo ngibyo yabikoze
yabikoze ari no kuba yabifotora rwose ariko umuhereza akabizo. Muri ako kanya nta kindi yakoze yahise yohereza wa mukunzi we, ubwo wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita yibonera video agatekereza n'ukuntu umusore yamusize hano ngo yirukanka. Ubwo muri ako kanya rero agahita amenya neza ko byanga bikunda wa musore amuca inyuma atigeze arekana na ex we cyangwa se wa mukunzi we wa kera. Akujya cyakomeje kugenda rero umusore ataki ku mugoroba nk'ibisanzwe, wa mukobwa akazi rwose kamufungurira arangije agahita amubwira ati aka kanya rero wagenda. Ubwo wa musore ubona ko atazi ukuntu bigenze agahita amubaza ikibazo gihari. Ubwo umukobwa ati none se waba wagiye kwasara wa mu ex wawe? Ambwira yego cyangwa oya. Ubwo umusore ati yego rwose nanagiyeyo, ataramusobanurira byinshi. Umukobwa agahita afunga amubwira ngo nagende. Ubwo umusore agahita asigara hanze amubwira ko aka kanya yabyumva ko ibyo ari gutekereza atari byo. Ubwo umukobwa nawe yari ageze mu nzu rwose ubona ko ababaye cyane kuko uriya musore yamukundaga ariko kutabona n'umuntu umuca inyuma. Kandi twe twabonye ko umusore muri ako kanya ari kurengana, ahubwo wa mukobwa byose ari uri kuba wabikora bitewe n'uko umusore nawe yamuhemukiye. Ukwiye cyakomeje kugenda rero umusore feri ya mbere yaje rero ahita asanga wa mu ex we cyangwa se wa mukobwa ubona ko ababaye cyane. Ubwo umukobwa amaze kubibona agahita abyishimiramo gake. Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero mubyumva aka kanya ukuntu ibi ngibi byambaho. Ubwo umukobwa nawe yitonze agahita asa rwose akamwicara impande ubona ko yagize umuntu mwiza, agahita amubaza rwose ikibazo gihari. Wa musore akamubwira ko aka kanya wa mukobwa yamenya ko ngo yari ari hano, arangije akamubwira ko banatandukanye. Agakomeza kumubwira rwose ukuntu yizeraga ko yabikemura ariko ahubwo ibintu biri gukomeza kuba nabi cyane. Ubwo umukobwa ati ahari rero akaza gake gake amwegera ariko amubwira ati ahari rero wasanga ibi ngibi ari nk'ikimenyetso cyerekana ko twebwe twagerageza. Muri make akamubwira ko undi musore yamugarukaho. Ubwo umusore ati none se uri kuvuga ibiki? Kuba natandukanye rero n'uriya mukobwa wundi ntabwo rero bivuze ko nakugarukaho. Arangije agahita akomeza kubwira umukobwa ikintu cyamubabaje cyane ati none se kubera iki rwose wifuza kuba wabona n'umuntu utagukunda nawe? Ubwo umukobwa akabyumva. Ubwo muri ako kanya umusore abonye ko amubabaje ahari agahita amubwira ko aka kanya agomba kuba yagenda. Arangije agahita agenda, umukobwa agasigara hano ubona ko ababaye cyane. Arangije agatekereza no ku magambo amubwiye. Uko iki cyakomeje kugenda rero umukobwa yakomeje abitekereza kuri ya magambo umusore rwose amubwiye, akaza akitegereza amafoto bagiye bifotoranya n'ahantu hose bagiye rwose batemberana. Ubwo umukobwa ubona ko ababaye cyane yatangiye kuba yayaca, ubona ko atangiye kuba yamwikuramo kuri ya musore ahari atigeze amukunda. Ubona ko ababaye cyane rwose. Uko iki cyakomeje kugenda rero umukobwa yaraje yicara hano yitegereza ya mpeta umusore rwose ari kuvuga. Ubona ko ababaye cyane mu kubona umusore koko atamukunda n'ukuntu yamukundaga cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka umukobwa hari yafashe umwanzuro. Arangije akaza rwose akagera ahantu akomanga kumbi yarasanze wa mukobwa bita Julia. Arangije yari amaze kumufungurira agahita amusuhuza. Arangije akamubwira ko ashaka kuba yamuvugisha. Ubwo umukobwa ari kumwitegereza agahita akomeza akamubwira ko aje kuba yasaba imbabazi bitewe n'ibintu yakoze. Ubwo umukobwa ari kumwitegereza nta kintu na kimwe aramubwira. Wa mukobwa agahita akomeza akamubwira ko ibintu byose yabyangije, yabeshye, yakoze ibindi bintu bibi cyane. Ubona ko umukobwa yari umwana mwiza ariko wa musore ari wowe utumye rwose atandukira. Arangije agahita akomeza akamubwira ko yifuzaga ibintu rwose uno mukobwa afite kandi we atazigera bigira. Agahita akomeza akamubwira ko ari wa musore. Ubwo mukobwa ariko byumva byose agahita akomeza akamubwira ko we n'uriya musore nimba bararemewe kubana kadashaka kuba yaba impamvu ituma rwose batandukana. Ubwo mukobwa ati ariko rero nabonye video. Ubwo mukobwa ati ndaza rero kubona bigusobanurira byose. Ubona ko yaje kuba yakwicuza. Ubwo mukobwa agahita amufungurira. Uko iki cyakomeje kugenda rero ahantu umusore yari yicariye nawe agahita yakira kandi ko arebye agatabona rwose ni ya mpeta wa mukobwa yari afite. Ubona ko yari yafashe umwanzuro ko n'uyu musore nawe agomba kuba yamwikuramo nyuma yuko amenya ko atamukunda. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda ubona ko umukobwa ibintu byose yabishyize ku murongo, ibintu byose yabikemuye. Akaza rwose akicara hano ubona ko yishyize mu mutuzo ko nawe byanga bikunda azahura n'umuntu umukunda. Arangije agahita afata telefone akitegereza ifoto ye wa musore. Arangije agategereza no kuba yatsiba nomero ye. Ubona ko noneho yafashe umwanzuro nawe wo kuba yamwikuramo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzajya wirinda kuba wahemukira umuntu ubaye utamukunda, ukaba wabimubwira hakiri kare cyangwa se ibintu bitaragera kure. Bizajya bigufasha kuba utatakaza imbaraga nyinshi wigira umuntu utari we, ahubwo zikoreshe mu buryo bwiza. Kandi hano rero bakandi gafilime kacu ka kabiri. Ikintu ntibagirwe like na subscribe nimba rugamije kuri iyi channel. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.